ubukungu, iterambere n'ubutabera, imiyoborere myiza n'imibereho myiza. Muri iki kiganiro tugira umwanya wo kuganira n'abaturage tukumva ibyifuzo byabo ndetse tukabishyikiriza kubo bishinzwe. Turabararikira kubana natwe buri wa gatandatu saa 2 kugera saa 3 kuri Good Rich TV hamwe nanjye Jean Damascene ndetse na mugenzi wanjye Eric Bertrand. Abanyamuryango wa koperative Kurika ihinga umuceri mu gishanga cya gihuza umurenge wa Jabana, Kinyinya ndetse na Rwimbogo. Ni Rwimbogo hirya Rwimbogo. Abo rero ni bamwe mu bahizi twaganiriye mwumvise mu by'ukuri akaba ari ku mutima mu misaga ibineza bafite by'uko bari bafite ikibazo cy'amazi, igishanga cyarumye ndetse biza kugira ingaruka ku musaruro babonaga, biza kugira ingaruka ku musaruro w'umuceri babonaga, ku buryo babonaga mu by'ukuri ko ari ikibazo gikomeye, ngira ngo mwarabonye mu nkuru zacu zatambuze mbere ko cyari ikibazo mu by'ukuri ubona ko kidindiza umusaruro wabo, kizitira iterambere ryabo, kuko icyo gihe nta kintu bakuraga munsi y'ubutayu ndetse n'igahe icyuho babashunda no kuza kwiragirira bwa bwatsi nyine kuko byabaga byageze. Bigaha icyuho rero kuba umusaruro wabonekaga, ibyo rero ubukungu, iterambere n'ubutabera, imiyoborere myiza n'imibereho myiza. Muri iki kiganiro tugira umwanya wo kuganira n'abaturage tukumva ibyifuzo byabo ndetse tukabishyikiriza kubo bishinzwe. Turabararikira kubana ibyo kwishimirwa cyane, nibyo kwishimirwa mu by'ukuri, n'intambwe nziza ubona ko bavuga bati Perezida wa Repubulika rwose turamushimira umubyeyi, imvugo niyo ngiro ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nubwo bavuga ibyo nabo ntibazavuge ko hari imbogamizi bahuye nazo muri iki gihembwe kigiye kuza, nawe gukorana ubushake rwose bakagaragaza umubyizi. Abakozi n'abakozi ntabwo bari umuceri ufite gute, kuko ni akazi bisaba kujyamo mu byondo ugaponda ukajya gute, ni akazi k'imbaraga rwose bisaba ko ushyira ku buti kugira ngo uzabone umusaruro, ugomba kuba wawuruhiye. Rwose wawutoneye koko ku buryo matunda yuko hari burya umusaruro ubona ari uko wavunitse. Mu bibazo rwose ni byiza ko baba bagiye kuba ibisubizo byabyo bikabafasha kwiteza imbere, nubwo bagiye bagaragaza ko bashimira umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika, n'ibyo koko ni ibyo gushimirwa. Kurana ko leta yashyize ingamba zizamura ubuhinzi, cyane cyane ubuhinzi bw'umuceri, ubuhinzi bw'ibigori, ndetse bw'abantu ngira ngo banahabwa ubunganire, bahabwa nkunganire ku ifumbire, bazi no ku mbuto n'ubu rero kuri iyi nshuro nta rwitwazo bafite, ahubwo tuzavuge ngo tuzahora batubwira ngo umusaruro wari kubyo. Imana izabiremo ikirere kibe cyiza, ntazagwe imvura nyinshi, izagwe imvura n'imiringaniye itabasha kwangiza uwo muceri. Rero ubutaha tuzajya tubona ko babonye toni 200 cyangwa wenda babonaga ubu ngubu toni 200 buri wese umusaruro byibura uzikuba 3-4 zavuye nibwo bafite izaca izabazayobora ku gihe. Uruhare rusigaye ni urwabo, ubundi ibindi byo tunyarukire mu buziranenge bw'ibyo kunywa n'ibyo kurya. Twongera
kiri mu karere ka Rwamagana umurenge wa Muyumbu. Twebwe twasuye ahantu hatandukanye, twasuye mu murenge wa Karenge, twasuye mu murenge wa Nyakariro, dusura n'umurenge wa Muyumbu. Yego by'umwihariko twagize umwanya wo kuganira n'abayobozi b'uruganda Agashinguracumu, tugerageza kureba ese imikorere y'ibinyobwa byabo igera ku baturage imeze ite, se barakora bate kugira ngo ubone Agashinguracumu unywa byaciye mu zihe nzira, ese izo nzira zo zifite ubuziranenge cyane ko hari ahantu twagiye tubona bashaka inyungu nyinshi aho kugira ngo bashake inyungu z'umukiriya cyangwa se inyungu z'umunyarwanda muri rusange, bagakura bishyira bagashaka inyungu y'umurengera kuruta ubuzima bw'umuntu. Ariko hari n'abandi bagerageza, bagerageza nubwo batakuzuza ibisabwa 100%, ariko byibura bakoze nka 70% y'ibisabwa, ukabona ko muri kuri intambwe itari mbi, intambwe nziza gikenewe of course gushyirwamo imbaraga kongerwa, ariko ubona ko aho bageze atari habi, ubona ko bari mu nzira nzima rwose. Hari n'ahantu twagiye tugera aba bantu banyurwa vuba bajya gusura Agasinya ngo terebye mu ruganda, ndabona ibintu ari isoko niyo yose, ariko bareba ukibaza ni uruhe ruganda yasuye, niba ari urwo nawe wasuye isuku ni terebye koko, isuku ntayo, cyangwa ari yambaye amarinete ntabwo yabirebaga, isuku ntayo, inyubako zikorerwamo ibyo bicuruzwa wenda bazamutse isuku y'inyubako aho bakorera ni ikibazo, ibyo bakoresha ni ikibazo, ababikora ni ikibazo, uburyo babikoramo byose ni ikibazo, ibintu byose ugasanga n'umwanda, ku buryo ubireba wakwibuka produit ni cya kindi tugura muri butike cyangwa muri alimentation cyageze hanze, ubona ubwiza kiba gifite inyuma ukagira pete, ariko wajya kuri tele wareba aho kiba kurya n'ubuziranenge bw'ibyo kurya. Abantu barya imikati bitondera imikati iri gukorwa muri ino minsi, imikati irimo gukorwa ubu ni ibibazo bikomeye, imikati iri gukorwa muri ino minsi irimo ikibazo gikomeye. Wowe ukoresha umugati urya umugati ku munsi mbere yo kurya banza urebe itariki yawe wakoreweho. Nabonye bafite ukuntu babiturura, niyo umugati wenda uyu munsi turi ku itariki 5 bakandika ko uzasohoka ukozwe ku itariki 6 cyangwa uyu munsi bawukuyeho kandi tayari umugati waraye ukozwe nimugoroba, wamaze guhora ugiye ku isoko, ubundi bariyeho iminsi 2 wawugeze mu rugo ku munsi wa 3 ukahita umugati urangirizwa kuko se waruko cyangwa bigenze banguzanye uruhumbu cyangwa uruma, kandi uruhumbu nibwo uruhumbu ni mubi cyane ku usanga rero birasaba ko icyambere Rwanda FDA nimanuke ikore inspection kandi igihe abakozi babo bamwe banyurwa nabo bakandika ibintu bitari byasanga bisawa, kwibaza bahageze kwasanga bisawa, noneho ubwo production process imitunganyirize y'ikinyobwa twasanze bisawa. Njyewe nakwisabira nani Dezo wa FDA ajya agira nk'akantu ka supervision, ni ukuvuga niba bamwe raporo ariko neza azongere yohereze izindi ntumwa zigenzura zirebe iyo raporo itanzwe irahuramo cyangwa wese ari gukora vuba kuko niba bashobora kuba ubuziranenge, iterambere ry'ubuziranenge bw'ibyo kunywa n'ibyo kurya. Abo bantu nabo bakwiye kugenzurwa kuko urebye neza wasanga ibintu bandika ko banyuzwe nabyo, ubirebye mu by'ukuri wabona ko ari ikibazo gikomeye, ikibazo gikomeye cyane bitabonera igisubizo usibye inzego bijejwe. Ni ukuvuga ngo birasaba z'ibanze wabuze ko nazo zibona igiti hagati mu ryinyo zikigaragara, nazo zirabuca zikaremera, ziranyurwa nazo kurya baba begeranye, hari abantu bahora n'abasangira bakaye ibintu byari byanditsemo basinya ko banyuze n'isaba n'isaba reka ku ruhande rw'ibyuma tuzamuye kwanza ikiganiro twagiranye n'uruganda, cyakora hari uruganda rwo twasuye tubahindura baragerageza rero ntabwo twanyuzwe manuma, ariko ibintu uko biri rwose biri muri nzira nzima rwose,
kutugezaho muri icyo kiganiro nabo rero mu ruganda rwasorowe mu karere ka Rwamagana umurenge wa mwirebere namwe umurenge wa Muyumbu naho tuvuga tureba neza turiganira namwe zo kubona Imana Jean Claude nshinzwe ishami rya production na qualité no mu Gashinguracumu Limited. Aha rero kino gice tugezemo ni igice cya laboratoire, igice tureberamo ubuziranenge bw'ibyo dukora, cyane duhereye ku bikoreshwa by'ibanze dukeneramo hano, yaba amasaka, yaba umutobe mu gihe tugiye guprocesinga, ndetse n'ibindi byose bikenerwa kugira ngo inzoga izasohoke yujuje ibipimo bisabwa. Iyi laboratoire rero niyo twita organic chemistry, bivuga ngo hari parametre reba ziri mu by'ibanze bigombye kuba biri mu nzoga mbere yo kujya ku isoko, yewe tukanabirebamo no mu rugendo rwo kwitegura. Muri ibyo rero harimo ibijyanye no kumenya igipimo cya alcohol kiri mu nzoga. Ibyo ni kuri ya nzoga igiye kujya ku isoko, ariko mbere y'uko icyo tuza kukigeraho tubanza kureba uburyohe bw'umutobe tugiye gutara. Nk'uko mwabibonye aho duhereyeho twari turimo turenga, uriya mutobe twabonaga turaza kuwufata ibipimo turebe uburyohe burimo, ibijyanye n'uburyohere nangwa se ibijyanye na sugar content, turebemo za pH, turebamo ubusharire n'ubukarike, twifashishije ibikoresho bitandukanye, tukarebamo ngo se pH irangana iki, hari n'appareil iri hano, zose ziradufasha kugira ngo tugereranye ibipimo. Ikindi turebamo n'uburyohe nyine bw'isukari buba burimo, ubwa buryohe rero bwo buzavamo alcohol, nabyo turikoresha tugashaka lactometer tukabasha kureba igipimo kirimo. Rero ibyo byose bidufasha kugira ngo twizere neza ko inzoga yacu uko turi kuyikurikirana izagenda igera ku muguzi nta kibazo ifite. Ubu buryo mubona hano rero inyuma yaho ngaha ubona dusa nk'aho dutetse, ubu turimo turakuramo alcohol iri mu nzoga. Bivuga ngo iyi ni sample y'inzoga igiye kujya ku isoko. Dushaka kumenya neza mbere y'uko baza kuyipakaginga ese yujuje ibipimo. Rero hano ubu ni uburyo bwitwa picnometer method, ni analytical method yifashishwa mu kugira ngo tumenye igipimo cya alcohol nyirizina kiri mu nzoga. Irangi tumara kuza kuyikuramo turaza kubona alcohol y'umwimerere irimo, turaza kuyipima, turakoresha hari akantu ubona gatoya hariya kugira ngo kwereka. Aka kantu kitwa ka picnometer, ni akantu kajyamo ibintu bingana. Aka rero iyo tumaze kubonamo alcohol hariya dukoresha, dufite n'umunzani hari inyuma yawubona, tukaza guhita tubonamo icyo twita specific gravity. Iyo ngiyo iraza kudufasha kumenya igipimo nyirizina cya alcohol irimo. Ngo hari n'ibindi dupimamo no kurebamo ko za filtre tumaze kubona hariya kuko zikora neza, byubahiriza amabwiriza y'ubuziranenge. Ngira ngo hari urabonamo dufite ibitabo byinshi by'amabwiriza y'ubuziranenge birimo, ngira ngo babinyegereza nkakwereka. Biriya byose uko ubibona kuriya ni amabwiriza y'ubuziranenge adufasha kunoza ibyo tuba dukora. Wenda ni ukuvuga ngo wabona byinshi ukagira ni inzoga, ariko ni ukuvuga ngo ni amateri premiere dukoresha ibifite ibwiriza by'ubuziranenge. Amazina yanjye yitwa Gereze Mire, nkaba ndi umuyobozi w'amakampani Gashinguracumu Limited. Intego twari dufite ya mbere ni iyo guhanga imirimo kugira ngo abanyarwanda benshi tubone akazi kandi n'igihugu cyacu tugiteze imbere. Harimo gutanga akazi, harimo ko abantu bagomba gushaka imibereho, kwishyura inzu za mituweli, kwishyura amashuri y'abana, kwiteza imbere mu mibereho no gutanga imisoro igihugu kigatera imbere. Niyo ntego nyamukuru twari dufite kandi no kugira ngo abahinzi bo muri iki gihugu cyacu ibyo bahinga by'iwacu natwe turebe ko twabibyaza umusaruro, tutarindiriye gukunda ibyo hanze gusa, kandi natwe iwacu hari ibyo dufite dushobora kubyaza umusaruro. Niyo ntego twari dufite muri rusange. Nk'uko mubivuze ngira ngo FDA yo yaje nyuma, ariko habanjeho RBS. Mu by'ukuri rero twatangiye ikintu kijyanye n'amacupa kuko cyari ikibazo, amacupa ya plastique, ndetse twanakoreshaga n'amacupa ya Heineken n'izindi nganda. Ariko guhera muri za 2017
nibwo ikigo RBS cyazanye gahunda yuko tugomba gukora ariko tugakora tuzamuka mu buziranenge. Ni muri urwo rwego rero kugira ngo RBS yatangiye kugitanga n'ibyangombwa ku nganda, ikabanza ikazisura ikareba aho zikorera n'ibyo zikoramo n'amacupa, ikongera amacupa ntabwo ubuziranenge bwemeye ko twongera kuyakoresha. Rero byabanje kutugora biratuvuna kuko mu gihugu nta hantu twagombaga kubona ayo macupa, ariko twifashishije abashoramari ngira ngo mu bihugu by'Ubuhinde niho amacupa twagiye tuyabona, ariko akahagera duhenze ari na makeya, ariko turashima leta yacu ko yadufashije ku buryo ubu ngubu ikibazo cy'amacupa cyarakemutse. Ntabwo tugikoresha amacupa y'izindi nganda, dukoresha amacupa natwe twikoresheje mu nganda. Rero ikigo cy'ubuziranenge cyaradufashije kugira ngo tuzamukane ubuziranenge. Usibye n'amacupa hari n'ibikoresho badusabaga ko tugomba kuba twaretse gukoresha bijyanye n'amaparasitike y'amatanka twataragamo inzoga, ahubwo tugakoresha amayinogisi. Reka rero nk'uko mwabibonye aho mwanyuze, mwabonye ko amayinogisi rero dukoresha, amaparasitike ntabwo tukiyakoresha. FDI rero naho aho yaziye n'ubundi nayo yaradufashije mu bijyanye n'uko inyubako dukoreramo ubuziranenge zigomba kuba zujuje, kugira ngo buri mwaka bagenda badusura kandi bakaduha n'icyangombwa kitwemerera gukora bitewe n'uko basanze ibyo bagusaba ubyujuje. Rero turabishima aho ngaho ko badufasha kugira ngo natwe dukomeze tuzamuka, ariko tuzamuka mu buziranenge. Ngira ngo hari itandukaniro ry'abakozi mbere y'iki cyorezo cya Covid n'ubu ngubu nabo dufite. Imbere ya Covid twari dufite abakozi bagera muri 350, ariko ubu ngubu abakozi dufite uyu munsi ni abakozi 156. Mu bakozi 156, abakozi 116 nibo dufite amasezerano y'akazi. Abandi bakozi bagera muri 40 nibo twavuga ko ari nyakwigizi, bitewe n'uko muri iki gihe isoko ritameze neza bitewe n'icyorezo cya Covid, ariko tukagira n'indi mbogamizi ikomeye cyane duhura nayo ku isoko. Tunasaba ko wenda mwazadukorera ubuvugizi n'abanyamakuru. Hari abantu benshi bakorera mu ngo kandi abo bantu usanga inzoga zabo zigura makeya, rero biratugora cyane guhangana nabo ku masoko. Umuntu niba yenyeriwe mu rugo nta musoro ari butange, nta taransiporo imusaba kugira ngo agere ku isoko, ibyo bintu rero biratugora cyane. Ku bijyanye rero n'uko umutekano w'umukozi mu kazi aramutse agize impanuka, tubafatira ubwishingizi. Aba bakozi tuba dufite bose tubafatira ubwishingizi, wenda tutarebye n'uko baba bafite n'ubwiteganyirize muri RSSB. Dufite ubwishingizi tubafatira bw'impanuka mu kazi mu kigo cy'ubwishingizi cya Britam, nicyo dukorana nacyo abakozi bose, ku buryo ugira impanuka mu kigo iyo ari yo yose turadekarara, hanyuma asiranse ikadufasha kugira ngo uwo mukozi abone ibyo amategeko ateganya ko agomba kubona mu gihe ahuye n'impanuka mu kazi. ubona ko bari ku rwego bari ku rwego rwisumbuyeho rwose, ubona ko ugereranije n'abandi na bamwe twagiye dusura, ubona ko hari impinduka rwose. Ubona ko bafite imashini zijyanye n'igihe, bafite navuga
bafite ibikoresho mu by'ukuri ubona ko bigereranije. ubona ko rero mu by'ukuri ibintu byabo nubwo bitaragira 100% ariko aho biri naho si habi, aho biri si habi, ubona ko rwose bari mu nzira nzima, ubona ko bafite imashini nyinshi. Nabonye ndumirwa, ubirebeye inyuma ntabwo wamenye ko ari mu Rwanda rugana kuriya. Babonye ko bari no muri ya gahunda ya zamukana ubuziranenge, ngira ngo ni bimwe mu byabafashije. Paspe, ni muri paspe. Yego, ubona ko rwose bari mu nzira nzima, ubona ko mu minsi iri imbere icyerekezo bafite bazaba bakigezeho. Amacupa uvuga ubwo uravuga plastique, amacupa ya plastique yaciye ugasanga abantu baracyayengera mu za kambuca, baracyashyiramo inzagwa. Cyane nuse yawe ni amabara, ntabwo abo basora abakora ubusambo. Kandi bose bagahurira ku isoko bakeneye no gusura imisoro imwe ingana. Urumva ko hano rero hari n'ikibazo cyo kuryamirana. Reka twumve. Murakoze, witwa nde? Mubane, abantu bumva ko basobanutse ati mubane. Denise arakoze cyane, umva ko ati ihuye twebwe ibintu ni neza rwose turabikora neza. Umva rero ko niba babikora neza n'abandi bazabyigire, uretse ko ngira ngo n'ababireba barabibona. Urebye nk'ahantu nk'utwo dusafuriya turimo amavuta ngira ngo basiga ku migati. Rero aho hantu urimo kubibona ako gasafuriya niyo nyine nawe ku isoko uri muri ambaraje witwa izina ryiza ntiwamenye ngo uyu mugati wakorewe muri ayo mavuta asa n'iy'igudoro wagira ngo ni amavuta y'imashini. Ubu tubagiriye akabanga, ariko ubutaha tuzabavuga. Ari Nyamirambo buriya niho barya nyinshi. Ubwo bahavuze ahubwo saho gusa n'abantu bari za Muhima za Herose, imigati n'ibibazo, imigati tuyo gitoroshe rero byari byo kuko urebye nk'ari ahantu rero nk'ari amakarayi ikarayi wagira ngo neza bitwara igudoro. Byarahumye witwa izina ryiza cyane. Cyane ku buryo ahubwo unayibonye udashobora kumenya ko ari uriya mugati wakorewe hari, umenye ko ari uwo wakorewe hari, ntiwazongera kuwurya ukundi. Nyine twanze kubivuga ngo tutabikira isoko, ariko karabaye
imigati turya duhura nayo ku isoko ifite amazina meza cyane y'amambaraje zisa neza iri muri ambaraje zisa neza dore aho mubera rwose neza bikomeye agasafuriya ni ibibazo hano gatuma bava ku migati kandi imigati ariko se ntabwo mwamenye ko mubigenza urubanza mwebwe mubarengana muyigura ahubwo ikibazo FDN imanuke bicekinge igenzurire abo bantu cyane ko tuyafite turafite ibyo rero ntabwo ari inzuki ni inzuki kandi inzuki nazo ntizemewe ku migati ziratuma neza hari n'izagiye zifata neza muri bwa buki baba basize ku migati zifatamo rwose nukubisobora neza ukaguhamya mwitamo cyangwa muri kururimi ugasanga neza karabaye dore ibyo murebe ntabwo ari isazi ni inzuki ariko inzuki zitemewe inzuki ntabwo zemewe kuko inzuki tuzi ko aho zijya gutanga gutya haba hariho ya miti batera ku bihingwa bitandukanye ya miti ni chemical zirangiza inzuki zijya ahantu henshi yego natwe dore inzuki ziri ku migati n'izo ngo zaje niyo atarusanga mu dore inzuki kweri ku migati nayo n'imigati turya ubwo baraje bahindura ziriya nzuki bashyira muri ambaraje hariya twayisanze batarashyira muri ambaraje bashyira muri ambaraje bazane muri supermarket bazane muri butiki utamire ugende urye bya bintu niyo udatuma tuva ku migati nyamwise wazayirira wenyine icyo uvuga cyo nicyo urabona inzuki aho zigiye guhova iyo zigiye guhovwa zijya hirya no hino zijya ku indabo ku bihingwa bitandukanye baba bateyeho imiti yica udukoko chemicals izi ni production izi ni ko ubwo ari cyo bizanye ku mugati inzuki zijya hirya ku bintu bibi byanduye byinshi zikaza zigasiga kuri wa mugati nawe ukagura ugatamira akene dore ibintu birimo murabibonye karabaye cyane umugati uzize ubuziranenge mutamire muze murye ibikarayi byazanye umugesi neza wagira ngo bitwara ibumba ubikubitamo umugati umuntu agatamira urarya umugesi urarya abantu kanseri zabamaze ntibazi iyo biturutse byose biraturuka ku ngaruka z'ibyo turya n'ibyo tunywa bidafite ubuziranenge hano mu by'ukuri dufite ikigo gishinzwe kugenzura ibyo bintu kiriya kigo ko gifite akazi katoroshye n'urubyiruko ukamukoma akantu ntacyo bimutwaye barangiza ubuzima bw'abenegihugu twabagiriye akabanga nyabuna ntibisubireho cyangwa se bakanyurwa bagasinya bati ibintu n'iterebye ariko bajya bavuga ngo umuntu kwiyobora ntabwo yakuburamo ikosa none bibaze ahantu amakosa agaragarira buri wese ugimuka ku marembo n'ibintu ariko umuntu akajyamo ashinzwe kubigenzura aturutse i Kigali ati isuku ni nta makemwa ibintu ni sawa nta muntu n'umwe wambara umwenda w'akazi
amazi amakaro yarangiritse yaramenaguritse uruhumbuke ubona nyine murabona ngo business ngo ntabwo uri kugenda neza ngo rero ngo ni ukugenekereza ku buzima bw'abantu no gukinisha ubuzima bw'abantu ni bizatuma barwaza kanseri barwara ibyo birwara bindi no gucuruza no gusaruza amafaranga ariko abantu barimo kwangirikira ubuzima bw'abantu buri mu kaga inzego zibishinzwe nyabuna mugerageze murebe niba muba mufite akazi kenshi mutabonye umwanya wo kujya kuri tele twegeye tubereka aho hariho tubereka aho bibera ayo mabara habera rero nta n'inyungu dufite mu kumuhombya niba ari umuntu ugena ushaka gucuruza yisubireho yo kwangiza rubanda ibyo tubona rero gusiradinga ntabwo ari ahantu hamwe ni footage z'ahantu hatandukanye ahantu hatandukanye rwose icyo ni icya mbere ikindi twasanze ngira ngo hirya no hino mu mujyi wa Kigali n'ubu usohotse hanze gato uzahura n'abantu bikoreye imigati mu madobo bikoreye imigati mu mabasi barimo kugenda bayicuruza ku mihanda umugati wiwe n'izuba urapfa ariko umuntu yiriwe awufite mu ndobo awufite mu ibasi hanze ku muhanda ku zuba ubwo umugati ukiri umugati wo kurya izi cyane zavamo imbuto ziko nazo harigeze ziba zahageze umugati wiriwe utemberana ku mutwe ku zuba umugati ugurisha abantu mu by'ukuri utabaroza ubwo ngira ngo bamaze guhinduka uburozi ati ndatashye reka nshyire abana umugati bakawukuzanira no muri bisi noneho bagira batya iyo umugati ubura nk'umunsi umwe cyangwa ibiri bagakuruza etiketi bagashyiraho izindi zifite itariki nziza zegeye imbere bagushyira hariya abantu bakirirwa bazohereza mu ndobo bakayibahera make ko n'ubundi igiye kuba expired igiye gucyura igihe ntabyo iba yabonye cyane ibyo biri no ku maji biri no ku ingingo niho ahantu hari sensible cyane bavomana cyane Nyabugogo bagapfundikira cyane bavomana rwa Nyabugogo bagapfundikira bagashyiramo za super deep kwa kuntu uri mu modoka igiye guhaguruka ugiye bakaguheza ukaguruka ibigo nibikanguke bimanuke bijye kuri tele barebe ibibazo bihari ibyo bintu tuvuga ntabwo ari ibintu tuba duhinduye ni ibintu bihari biri kuri tele namwe mwese mutwumva murabizi muhura nabyo umunsi ku munsi muhura nabyo muzamanuke gato rwose n'ubu ngubu wasohoka hano akajya hanze yabibona asanga abantu bikora imigati mu mabasi yishwe n'izuba yatagangaye yabaye capati yumye uzahura n'abo bantu bahinduye ama etiketi bagashyiraho iki byose birahari yinduba bakajya kubijugunya baranabyangiza cyangwa bakabirinda mu Rwanda umucuruzi abona ikintu kimaze kuba expired cyangwa kibura amasaha akabuti niba cyaguraga 5 kuri 2 muhereza ikintu cyaguraga 1000 kije kugura 300 gite uzatende ugere ne hirya hara mu mujyi
uzasanga za yawurute, amata, amaji biri kugurishwa ku cyamunara. Icyaguraga igihumbi kiri kuri turosa. Ukibaza byagenze bite? Byagenze bite? None se habaye ko atari umwero ntago ari cyane irahahora. Kare nose ubundi umuntu atanga poromosiyo igihe cyose. Ko utanga poromosiyo kugira ngo urembuze abakiriya bamara kuza ubucuruza ku biciro bisanzwe. Poromosiyo ihoraho izikamara umwaka. Bivuga ngo umuntu ufite agasoko aho agenda mu Rwanda runaka bya bindi bibura iminsi ngahe, bibura amezi angahe batangiye kwinubira bakabimuha kuri make. Naho akaza haya agabatisha iji yaguraga igihumbi turosa mu mpereze mujyane. Kandi urabona bibera no mu mujyi centre ville rwagati. Imigiriye barabibona. Karwaba rw'ibimuga gusa. Aba rubwo abantu barwaye bashize biramutse ari kubimeze. Abantu banegekaye nyabura. Ntabwo abari bo dushaka. U Rwanda twifuza n'u Rwanda rufite ubuzima. Nubwo bidashoboka kubanza ku isi, ariko byibura umubare w'abarwara ntugabanuke. Abarwara indwara harya ubundi ubwo abaturage babariye niba muri gereza ngo u Rwanda ni igihugu cya kabiri nyuma ya Amerika gifite ubucucike mu magereza, ikindi bitaro biruzuye, harya ubwo abantu bazima bari hehe batarwaye badafunze bari bake. Urumva ko hari imbaraga nyinshi ziri mu mwanya udakwiriye. Hari imbaraga z'abantu zirwaye. Urumva ko imbaraga z'igihugu zatatanye zagiye mu nzira zitari ngombwa, zagiye mu nzira zidakwiriye. Yes. Yego. Inzego za leta cyane ahubwo bahanyibukije. Ni ahantu twagiye hirya mu murenge wa Rwezamenyo. Umurenge wa Rwezamenyo umukuru w'umudugudu niwe witambika niwe ukingira ikibaba ku bufatanye na gitifu akagari ka Kabuguru ya mbere. Aho ni umurenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Aho usanga hari ibintu by'amahanga byinshi cyane, kandi ugasanga umunyamigati akingiwe ikibaba. Harya uriya mudugudu yitwa Evarisite mudugudu w'umuhuza akagari ka Kabuguru ya mbere. Ibibara barabizinzika, abantu baragenda bazandura ibiti bibaho ku buryo bushakiye bakora ibintu bidasobanutse. Ni umwanda mwinshi cyane kuko ari hafi y'akagari, bakaba babiziranyeho na gitifu na mudugudu. Bakagenda bakabitoba bakabizambazambye uko biboneye. Ntabwo ari honyine ko basapurayinga kure Kigali yose sugira ngo ntushobora gusanga nawe umugati cyangwa amandazi barahuriyeho cyane. Wowe nuko kubera ko umaze kugira experience, umaze gusura henshi wamenye abaroga n'abataroga. Abarozi barazi. Wowe ntabwo uzarya uburozi wowe niba uhazi. Ariko ntabwo buri muturage afite amahirwe yo kumenya abo barozi ni bande. Amavuta ngo ibiki ni ikibazo bumva barimo barahangana cyangwa bahinga imvuvu zirwanya ibyatsi biharanganira, barimo barahangana. Usanga ubuzima bw'umuturage nibwo bugiye mu kaga. Umuturage agiye kurya bwa burozi bakoze, agiye kurya ibyo bintu bidasobanutse byahumanye.
zamuhaye ubuvugizi we niwe uvugana mu Uganda za Nikuze Daniel umucuruzi w'imigati za Rwezamenyo Kabuguru ya mbere. Akagari nako nubwo Gitifu ari mushya ariko baza baramaze kumutamika akantu mu itama babonaga adashaka kuvuga. Ntabwo waza muri virusi bavuga muzima nawe uko bigenda kose ntibura udusigisigi tugufata udasikamye neza kora icyo bita full scan. Icyo cyabonetse nyine ubwo umuyobozi w'umurenge niba ari muri koje bagiye kugira babikore babizambye kabisa bikore uko bishakiye. N'ubundi ikintu bavugaga cyakubambazaga cyakorwa, ikintu cya mbere ni za nshingano buri kigo nikirebe inshingano zacyo FDA nimanuke naho byibura tuba twayirangiye, niba idashoboye kuyegerera hose niho twayirangiye nijyeyo ibirebe batazagira ngo dupfa no kuvuga, imanuke irebe hasi iyo bimeze bite, ibintu tubona abanyamakuru birirwa bagaragaza birahari nibyo. Cyane turafite rwose kandi nabo barayafite abantu ba FDA kuko ahantu henshi tujya dusanga hari umukozi wa FDA wahageze ahubwo ugasanga mu gitabo yanditse ko anyuzwe ibintu ni sawa agasinya isuku irahari ubuziranenge bw'ibyo bakora ni sawa agasinya bakamuha agatike akisubirira i Kigali. Urumva ko abakozi ba FDA barabizi bazi ikijya mbere hepfo hari ibibazo byose bihari barabizi ariko isamfu barabikora barabyirengagiza nkana kuko bari hari ibyo barabizi wa mugani wasanga izo raporo zitanamugeraho kuko urumva abo bakozi iyo bagenda bakanyurwa baza bavuga ko ibintu ari okay. Urumva ntabwo bizahinduka kuko niba ugiye gusura umuntu ugasanga atakubuye ku marembo ugasanga muri salo harasa nabi hari ibiryo byamenetse ukabireba kubera ko ubona ko ari mushuti wawe muri buze kuganira neza akaguha agatike ukabyihorera ukabyinyura ntimereke ko nabibonye beta ko nakwereka bya bintu ahubwo ni hano hantu ugomba kuhakora isuku gutya nibwo byasa neza hariya naho kuraho biri ushyiraho biri noneho ahubwo niba ari no kuntu twari buganire ariko byibona kugira n'izo nama nk'uko ugiye gusura umuntu ugire n'inama ahubwo utamituremiriye ejo bundi uzasura udasura azasure mwene wanyu we najyayo wenda nawe bashobora kuzamutamika kamera cyangwa se wowe kandi ugasanga ntagendera muri izo nzira wa muntu warengeye bakaba baramubiranduye zo urumva inshuti zitazagushiraho. Cyane rwose urumva hano nta hanyuma dusaba ibyo ni uburangare kuko niba utumye umuntu inka jya mu rwuri uzanire inka ugomba no kuba uzi ngo arazana inka zingahe 5 cyangwa 10 mu ma plastique mu masashi cyane kumugaragara rwose hano mvanya ugogo n'abandi amahoro hehe mushyiramo ibintu musimya n'igihe twize kubonamagara bakaturya sini ngo barangiye bikarangira gutyo ubundi ibintu baba babifitemo akaboko baba babizi ko bihari kuko miliyoni 15 agakuba kabiri ubu yanakubaga kabiri ariko ikibazo kigakemuka cy'amaplastike urumva rero cya kibazo birasaba imbaraga zikomatanye imbaraga zanjye zawe za FDA za wamizi ndetse n'izaba muturage y'ibintu konsoma barashaka amafaranga
ntabwo bashoye amafaranga bahura na za covid, bamwe bafite amakredi abandi biki hagiye kuba minervari z'abana ibibazo ariko nanone ibyo bibazo birakemurwa n'iki? Birakemurwa n'ibindi bibazo uri buteze, cyangwa uragenekereza byibura ukemura ibintu step by step gahoro gahoro ariko bikemuke kuruta uko wavuga ngo murabona ngo nkwe ibintu ukagenda ukabizambya ahubwo noneho ko ni kabi rwose, ko ni kabi niho ko ibintu bikiranuke neza. Nyuma ndagana ku gisubizo rero iki kibazo warubajije kugira ngo iki kibazo gikemuke, nuko birasaba ubufatanye. Icya mbere ubuyobozi burubatse neza kuva mu isi bo kugera byibura n'inzego zibaza ku rwego bw'akarere, aho niho bibera, nibo bantu begereye. Nicyo nagarukagaho, ubwo ubuyobozi burahari, ikigo kirahari gifite amabwiriza asobanutse clean and clean FDA, ariko haracyari ikintu cya connection. Izo nzego z'ibanze na Rwanda FDA zirakorana zite? Barakorana bati ese hari imikoranire ku buryo umuntu wo mu nzego z'ibanze niba wenda umucuruza wenda mu plastike aripotinga kuri FDA akavuga ati hano rwose ntibigenda. Ariko ndi kuzireba ahantu ziri rwose si hafi za Busogo hariya buriya umurenge wa Busogo, yego Aerodovic niba quelque chose oui ziba bazireba bazampesa nanjye mere neza cyane kubera ko nayo FDA nayo imanuka kandi yateguye kuko wagitifu ari bukeneye kubasinyira pour reception. Icyo gihe rero ahita amenya n'ibibazanye akarabura akavuga ati kabaye muhunge mudapfa. Urumva rero cyane bisaba ko umuntu yabyitara who's playing who. Ni nazo minisiteri ziri incharge mu gukemura icyo kibazo. Ni rero ko nk'urwego urwo ruharanira uburengera abaturage byibura urumva ko aho ngaho n'urugenda bityo urabona bafashe muri ya gahunda hindura ibi genda gake wenda ntabwo urubona amafaranga yo guhita ubikemura bitwaye miliyoni 2 cyangwa 3, bitwara gake ariko byibura tubona ko uri mu rugendo ruzima, kuko ubitwara gake gutyo ntabwo ushobora kumara imyaka 2 utabona bya byangombwa bagusabaga by'ibihumbi magana cyangwa miliyoni. Ntabwo harabura iki ubushake kubikangurirwa abantu ntibabona ubwo bushake. Ikigo kibishinzwe nigitegura navuga nka campaign cyegera abaturage kibamurikire ibintu bihari bikorwa bitya bigenda bushya kugira ngo tubyumvemo kuri tubyemere, bisaba ko bigenda gusa. Numva yo ni ikibazo kigihari ibihugu bwo kurya hahurira abantu benshi cyane bafite amanyanga, ubwenge n'imico itandukanye, usanga nyine ari n'abantu bagomba kuboneka amafuti menshi, kuko urumva ntabwo wavuga ni FD buriya nta kazi tugukorera
akazi kose tukabarangira hano hari ikibazo ni mujyeyo mubafashe gutya bigenere ubundi FDL nyabona rwose amagambo rwose atari amanyarwanda ku buryo usanga kugira ngo umuturage asobanukirwe bigoye waba warize cyangwa utarize ibijyanye n'ibyo ndakurahiye ntumenya ngo bivuze iki rwose ni hariho rero bwa buryo bamanuke baze begera abaturage babasobanurire nk'uko nguko Rwanda Forensic Laboratory irimo kubikora none bamanuke bajye hasi mu giturage basobanurira abantu dutanga serivisi twebwe turaba n'aba dutanga serivisi imeze gutya umuturage ahuye n'ikibazo iki n'iki tumufasha gutya kugira ngo ibyo bigabanye cya cyuho kiri mu myumvire ejo nikaba umuturage azaba azi ibyo ari byo ku buryo nawe bizamufasha gutanga amakuru hano aba FDL ati hano kabaye ndabona bitagenda neza ibintu byo kuvuga byo birahari reka nsome neza bibiri karabaye cyane inzoga bayitanye abantu baba bararangaye nyine urumva ntabwo basupervisinga buri gihe rwari ruhari rukorera no ku butaka rufite n'ibyangombwa ahubwo haba cya kibazo cyo kuvuga ngo ibintu bigenzura bate kangahe bashaka kuza kugusura ugiye gutangira agashyira nk'imyaka 2 batageze iwabo baba bumva uri gutanga karita yihe hari production manager w'inganda shit tayari tubaye mugoronome genda winjirira akazi cyane urumva bayihaye umuntu utazi ibyo ari byo ubundi hari ibihugu bimwe na bimwe mu bazungu iyo bajya kuguha akazi bakugenzura bakamenya kuva uvutse uri umwana n'iki kintu wakundaga n'iki wari ushoboye wari ufite impano muke ibyo babyita career guidance nawe ukabakuze umuntu ashobora guhindura ubundi umuntu hindurwa n'ibintu bibiri ushobora guhindurwa n'aho wavutse ibintu baba mwavukanye yo murebe nawe mukurana gutyo hari imico imwe n'imwe bashobora kukwanduza n'iyo nawe wabanduza hakaba kandi n'abantu bandurira muri sosiyete umuntu akaba yari muzima ari imfura abantu bose batambuka bati imfura y'u Rwanda ubundi hanze bakamuhindura neza akaba igikuki cya kindi gikora n'abantu mu mifuka urumva rero ko people change things change ibintu byose they keep changing tugarutse twakira umushyitsi wacu nk'uko twari twabibasezeranyije ni umuvugizi w'urugaga rw'abavuzi gakondo mu Rwanda aga Rwanda Network tugiye kuganira ku ese muri kino gihe hizihirwa umunsi mpuzamahanga w'abavuzi gakondo cyangwa se umunsi wizihizwa ngarukamwaka bageze ku n'iki bagezeho se cyakwishimirwa se n'ibihe bibazo bikirimo bigaragara nk'imbogamizi kugira ngo Jean Damascene nimba yego mwabonye rero ko turi kumwe n'umutumirwa araza kutwibwira tubwire ndetse n'icyo yifuje ko twaganiraho namwe umurongo ni wa wundi muraza kuduha ibitekerezo byanyu kuri 0788308582 dusangire ibitekerezo mutubwire ayiwanyu byifashe bite nta mahoro ibintu nta mahoro ubuvuzi gakondo bumeze butayi wanyu bimeze bite mutubwire twamuha karibu rero kama karibu agatangira twibwira abakurikiye Good Rich TV hanyuma ukatubwira se
umunsi w'ubuvuzi gakondo wagize ute, abavuzi gakondo bagenderwa iki mu myaka yashize, iterambere ryabo rihagaze murakoze. Nitwa Tuyisenge Aimable Sandro Abdou, umuvugizi w'ibiro ry'abavuzi gakondo. Umbaje ibintu bibiri, iterambere n'umunsi mukuru. Nahera ku iterambere cyangwa nahera ku munsi mukuru? hera ku munsi mukuru. Yego, umunsi mukuru ni umunsi mukuru w'ngarukamwaka wa 31 z'ukwa munani. Ejo bundi rero twazije kuri stade regional ya Nyamirambo, niho twawukoreye, abanyamakuru mwari muhari. Twagize umugambi yo gutangira dutinze, ariko mwabonye ko hari abantu benshi baturutse hirya no hino. Umushyitsi mukuru wari uhari ni umuyobozi w'umurenge wa Nyakabanda Florence. Twatumiye rero n'abandi bavuzi gakondo barirwa muri ishyirahamwe cyangwa koperative bita Ubarwa. Mwari mwabibonye, cyagaragaye mwabonye rero kinashimishije ku ruhande rw'abavuzi nuko kera abavuzi gakondo barishaga, ariko usanga abavuzi gakondo bamwe bafite tin number bari muri gahunda za leta zitandukanye nuko byari bimeze. Mwabonye ko twemerera abantu 200 tugomba kwishyura mituweli, tuvara twishyuriye bamwe. Ubwo ni igikorwa kiri gukorwa muri no minsi, umurenge amaliste barayaduhaye, unatwe nuko yatanga ku buryo icyo gikorwa kiva mu nzira, tugakurikizaho ikindi gikorwa kijyanye n'ejo heza. Uti tugakurikizaho n'iki gikorwa kijyanye n'ejo heza. Ibyo nibyo mwakoze rero kuri uyu munsi mukuru w'abavuzi gakondo. Ibyo ni bimwe mu byo mwakoze. Ese gana noneho no ku iterambere iterambere ry'urugaga rero, ihuriro rya Agarwana Network ni ihuriro ryatangiye muri 2011, ritangira rikorera mu karere ka Nyarugenge nayo cyicaro kiri. Ubwo dukora rero dutora komite, byabereye mu babikira 28 z'ukwa gatatu, hari n'umwe ministre witwa Patrick Mwesigi. Rero komite zagiye zisimburana uko ibihe byagiye biza, ariko hakazamo ibintu bitameze neza byo guhanganira ku myanya. Rero icyo navuga cy'iterambere nakishimira nuko bavuze gakondo kugeza uyu munsi ubyibuze ubonaga imivurire yabitandukanye. 2011 tuzenguruka igihugu dufashijwe na Minisiteri y'Ubuzima, bitandukanye n'ubu ngubu. Usanga hari umuntu ukoga ari ikibazo, abantu barasaba uko babonye, kandi ugasanga imiti wayica, bumva ko bagomba kujya mu mavuriro, ariko nta muvuzi gakondo kijya mu ivuriro no kumenya umuntu ugomba gufata mu wuhe. Ubundi batubwira ko dufata umuntu uvuye kwa muganga. Icyo ni icyambere, isuku bagize nuko imiti itegurwa. Hakozwe amahugurwa igihugu cyose tuzenguruka, twaremwe na Dr. Emmanuel n'abandi. N'uyu munsi rero komite turi kumwe, niyo gahunda dufite no muri stati, ni iterambere ry'imiti, iterambere ry'abavuzi gakondo mu ngeri zose zitandukanye. hagiye havugwa mu minsi yashize ko abavuzi gakondo bashaka ko hajyaho itegeko ribaha kuba nabo bakora ibikorwa bagahabwa n'uruganda ruzajya rutunganya imiti gakondo, rukaba rwayishyira mu buryo bw'ibinini. Ariko se nk'urugaga cyangwa se umubereye umuvugizi, mubona ibyo biri ryari muri gushyiramo imbaraga ngo bizakorwe, cyangwa se muri mwateye agapimo k'iyi? Icyo navuga, leta y'u Rwanda idutekerezaho. Ndi mu itsinda rikunda kujya hanze, tugenda mu bavuzi bajyanye n'abandi banakora ubugeni n'ubukorikori. Tugenda rero mu buryo butandukanye. Ntekereza ko muri East Africa turi mu bantu bashobora kuba bakora imiti y'amazi n'iy'amafu, uzabona no mu expo. Kubyo bivuze rero, hari ikigo cyari ari RBS kikaza kuba RSB, bagiye baduhugura n'abakangurira ko mu bagiye bakora kuri mu gutegura imiti ifite uko itegurwa yemerewe, harimo n'umuravumba. Icyo gitabo kirahari, ntabwo gutana umuntu umira cyangwa ngo mutanumira mukajya RSB mwakibonayo. Hari imiti yemewe ifite standard. Ejo bundi Minisante yafunguye ikindi kigo bita FDI, hari imiti mwabonye bahagaritse. None imiti yahagaritswe ntabwo iriho, ariko ufite umuti wakaza kujya kuwupimisha ujyayo. Hari amahugurwa twakoze muri NIRDA turi Huye, hari utumashini duto dukamura imiti. Ibyo byose bari kugenda babitwigisha tubikora, uzagenda ubibona. Rero nicyo kintu cya mbere cy'iterambere ririho. Umuti ukoreshwa gute, uzirana n'iki, byose biriho. Rero urumva FDI byakoze na RSB, ntabwo tukiri inyuma, ahubwo turindire itegeko nirisohoka bizaba akarusho kurushaho. Ko minsi yashize Minisante
cyangwa minisiteri y'ubuzima yahagaritse bamwe mu bavuzi gakondo bifashishaga ibitangazamakuru bitandukanye byandika amaradiyo n'amateleviziyo ko bitagomba kwamamaza abavuzi gakondo batarahabwa ibyangombwa byemewe na Rwanda FDA, ariko mu bigaragara ni uko byakomeje gukorwa. Nk'umuvugizi w'abavuzi gakondo aga Rwanda Network, ibyo bintu mubifata mute? Mufite wewe intego zo kubikemura ngo mwubahirize n'izo ngamba leta iba yafashe, cyane ko bamwe bativuka kuri izo nshingano ari bamwe muri bagenzi banyu? Ntekereza ko ihuriro ry'abavuzi gakondo bari Network hari abandi batari bamwe baba bari hanze, ariko ndashimira minisiteri y'ubuzima yari yatangazo. Ndibuka ko inteko twari twakoze muri uno mwaka mu tariki 8 z'ukwa gatatu twakoreye muri Temitutu, aho n'uwahoze ari Presidente Gertrude yeguzwaga. Twakoze ku ngingo, ni nanjye wayigishijeho ibyo minisiteri y'ubuzima idusaba nibi biriya rero abantu bagenda babikora. Minisiteri ibyo yakoze rwose ni ibintu bifatika, kuko twese tugiye ku maradiyo tuziranye n'abanyamakuru wasanga ariko bimeze. OMS irabyemera, ariko buri gihugu n'umuco wacu. Yego, ibyo OMS yose yemera ntabwo ari byo mu Rwanda twemera. Bivuga ngo rero ugiye muri South Africa aho bakora n'imipira y'amafoto yo twajyaga i Burundi nahe abantu bakaza bakanakureba nta kibazo. Ariko muri ya gahunda umuntu wese ajya kuri radiyo, kuko dufite ubuvuzi butatu. Dufite ubuvuzi gakondo, tukagira ubuvuzi kamere, tukagira n'ubuvuzi bwa gihanga hanze n'ingoma. Rero ubuvuzi kamere ni ibyo bita santé vie, ari byo umuntu abyuka ajya kurangura imiti agacuruza, ariko nazi n'ikikozemo. Tukagira n'abagakondo bandi ko ari n'abakora amafarumasi. Ibyo uvuga rero ntabwo ari y'abatumye, ahubwo ku bwacu ngiye dushimira ibyo minisiteri yakoze. Ahubwo namwe abanyamakuru mwagumye kudufasha, kuko ubu hari radiyo usanga abantu bagikoraho ibyo biganiro n'amatangazo. Bakubwira ko itangazo ryasohotse rya Honorable Minister Binago Agnes yavugaga ko kandi mbere n'abamuwanjirije bari bahari wasangaga ari byo biriho, ni ukugaragaza ko umuvuzi gakondo utuye ahantu hamwe uzwi n'abaturage, umuzatuye ntabwo ari umuntu ugenda uzenguruka igihugu cyangwa isi yose uzunguza imiti. Ni ukuba ufite amazina yawe ku cyangombwa, ufite ibisekuru 7, kuko burya ahantu ibintu byose dukora tubivana mu bisekuru by'iwacu. Noneho ukongeraho abaturage baturanye barakuzi, ukagaragaza abantu 10 bakuzi n'irangamuntu bakagusinyira. Inzego zibanze kuva kuri mudugudu ukagera ku karere bakabigukorera. Ashobora kugitekinika, ariko ndavuga ngo nubwo ndi umuvugizi w'ihuriro, ariko ndi n'umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge bagakondo. Abantu bari mu karere, buri karere gafite umuntu ukayobora. Ndibuka rero nyuma yo gutworoka icyo gihe hariho directeur bita Nkunda Evariste, niba aracyari muri unité ya santé. Twajyaga kuri kuri umuntu wari icyangombwa, nuko umuyobozi w'akarere abanza akabyemeza. Ibyo uvuze bagitekinika, umuyobozi w'akarere yamara kubyemeza, noneho mukajyana na team iri bushinzwe isuku, ushinzwe farumasi, harimo inzego z'umutekano zose, tugasura wa muntu bakabona kumuha icyangombwa. Naho kugitekinika niyo mpamvu icyangombwa gishyashya turi gukora harimo code scanner, sinzi ukuntu nabyita mu Kinyarwanda, uburyo bw'ikoranabuhanga ku buryo uzaza ushyiraho telefone usikana ntabwo imyirondoro ihura. Ibyo nabyo turi kugenda nicyo twakoze ubu gishyashya niko kimeze. Noneho ikindi ni uko icyangombwa mubonamo ko ni ziriya certificate twatanze, icyangombwa kiba gisinyweho na perezida n'umunyamabanga. Atari ngo njyewe nyine ngo ndi inshuti ngo ya Bertrand Rwande, oya, baza basinya ari 2. Noneho gisohoke na code scanner iriho. Turateganya no gukoresha urubuga website dufite tumaze iminsi tutayikoresha, uburyo noneho umuntu uzaba warangije kwemezwa na komite yishyuye ibisabwa ajya kuri ya website, noneho ukaba ari wa wundi uzi ku buryo muhita mumubona n'umuntu umufata turi kuri website. Yego, code scanner abayobozi b'uturere bazazihabwa, natwe muri komite turazifite. Niyo mpamvu n'umunyamakuru tujyanye kuri tele cyangwa agiye n'ahantu mu giturage ashobora kuvuga ati kano kantu kameze gutya, ukagira abantu bihereza. Nta muntu uzahuza n'undi code scanner. Izo ni inzira zose turi kugerageza gukoresha website, gusinya hari abantu 2, gutanga urutonde mu karere, leta y'ubuzima akaba rufite abo bantu. Ni byose turi kubiteganya kugira ngo tubikore byubuze itegeko zaje gusohoka, ariko natwe dufite icyo
twakoze kigaragara. urumva ko izo ni gahunda nzima rwose bizaca ka kajagari na za fraude zarimo yego zirakabije abantu bazunguza imiti kandi ntabwo bibaho ariko umuti nawe ushobora gutakaza n'ubuziranenge nibyo naso no mu mafarumasi ya leta baba bajugunya bariya abantu rero bazunguza imiti mu buryo bwo kwirwanaho batabikora nko ubundi ubuvuzi gakondo kera bwakorwaga nk'urukundo ariko bwari urukundo nyine babyitaga umufurage umufurage bwabaye ubucuruzi ubu ni business ni nkanguhe cyane umufurage ntekibaho nubwo hari abakecuru mu kinyarwanda hasi barahari tuzi nk'abakecuru dufite kwitura bari abantu rero bari kuzengurutsa imiti bayigenda bavuga ati turakuvura wowe udahaguruka wowe mu buriri byanze bati tuvura indwara zidakira tuvura indwara zananiranye indwara zidakira muzivura mu nawe rero urakoze reka mbere kuri icyo uvuze cy'abantu bazunguza imiti kuzunguza imiti ubu unazunguza utazi n'uwayikoze ari nyine nk'ubushize watubwiye ati ariko iriya miti mukora hari imiti nanyweye kwa kana kamwumva itandukanye agafata ibyatsi byose agafata na pasiporo bakavuga ati urubingo niyo mpamvu rero mere mu karere kanjye nk'uko komite y'igihugu yabinsabye turateganya iminsi iri imbere kumanuka kunyura mu karere kanjye tuvuye no muri turere bagiye kubabwira ko muvuye mu majyepfo mu turere twose twajya mutegura umunsi mukuru biyemeje kuzatanga mituweli hari gahunda yo guca utujagari kuko hari nka visi meya nshimira abayobozi b'amajyepfo ukuntu badufashije Huye Gisagara hose hari visi meya twajyana Gisagara tubwira ati rero mwebwe mufite itangazo rya minisita mukore namwe iryanyu abari hano mu masoko natwe tubone kubafasha nimutera intambwe natwe akarere tuzabafasha nicyo tugiye gukora rero tugiye guhora muri ayo masoko ikindi aravuze cy'umuvangingo ntabwo buri muntu afite uko ateye hari ibyatsi biba bihera ukavanga rero iyo uvuze ngo batuburire abagabo hari ibintu udashobora kwemera kuko ibintu byose ni mu mutwe na stress umuntu akaguta ujerekani dutanu ntazi ikibazo ufite ntazi n'ufite credit ya banki yagupimye nuko wamwemereye ntazi n'umuvuduko ufite ushobora kuba ufite na diabete cyane psychology ni mpamvu dusaba kwakira umuntu uvuye kwa muganga mu burwaro bw'ikizungu noneho natwe tukabona kumufasha kuba tubivura turabivura ariko unyura mu yihe nzira umuntu afite credit y'inzu none se aragira ubushyuhe gute mu mubiri afite amibe yamurenze umudamu afite ama infection yamurenze agezeho kuzana ibyigisyo ese urumva ibyo bintu byashoboka gute ahubwo urabanza uyireba gitera reba ikibimutera kandi iyo avuye mu kizungu biba byiza niyo twagiye dusaba hari amahugurwa twagiye duhabwa n'amasantere de sante tugahuza harimo umudamu ushobora kumara n'imyaka 2 atarabyara ugasanga biraza nkuko umuntu amaze imyaka 5 atabyara 10 ashaka kubiri gakondo y'iwabo ko agiye kubyara rwose akajya yego icyo nemera ugiye kuri televiziyo n'igihugu kiratureba n'isi umuntu ufite trompe zifunguye ari nzima kubyara birashoboka ni rwo rwego ndi wenda urusha urundi nawe ubwo yazambwira ariko umuntu ufite trompe zifunguye yego bagutegeza ko iyo trompe ari nzima hari umuti tuguha rwose ugasama ikindi hari abakobwa baba baranyweye biriya binini bita pirire bituma bashasana yego none yashaka umugabo yigize yenda yitonda kandi yakoresheje byinshi haba harazibye ni nka moteri izibye nuko iyi kamera ishiramo batiri y'umuriro rero ntabwo wahita ubyara ako kanya ariko ntabwo azajya kubikubwira ariko nzi ingero z'abantu barenga 5 bari bamaze imyaka 5 batabyara 6 ibyo no kujya kurya amafaranga njya gushaka mama we turaganira bambwira ati nanjye niko byagenze nabara niko akana kabyagenze ejo bundi yarabyaye afite abana bafite imyaka 2 urumva ni gahunda y'umuryango rero ibyo bisekuru 7 ibisekuru by'iwanyu 7 bifaye rero ubwo iyo ni gakondo itandukanye n'ubuvuzi kamere ubuvuzi kamere ni ibintu tugiye twita santé vie nawe ugaterura ugafata amavuta y'inuza ngo bagiye gucimyeyo utazi n'ibyo wavanze nta mabo zirimo ubundi kera bakoreshaga n'uducurama bitewe n'amagambo tuguruka kakaba umuti ngo bizacuramo nuko gacurama uzaba birebire gutyo uzasoma igitabo buriya gavanze n'ibintu byinshi nimo bakoreshaga migenzo ariko ya migenzo ntabwo ari imigenzo ni ikiburira bifite imigenzo n'ibituma imigenzo bashyize imbere y'ibyuma byawe mukajya mutuma abazungu batuvana ku byacu bagashyira ku byabo kuko nabo bafite uko baterekera mu gihe cyabo ntabwo ari kenshi yo guterekera kuko
ntabwo navutse iwacu tudaterekera ariko igiye mu mateka ukurikira ukumva gakondo ukuntu imeze ntabwo ari ibintu bisa gutyo ushobora kuba ufite imiti ariko akaboko kawe kadakora nko mu bintu bya masaje kuvura umuntu akaboko kanyisiko kawe umuntu mvuye nkakoraho iyo ndamukozeho ntabwo abyumva najyaga mbona kera mu cyaro ngo hari umwana utera uruzi ngo rukamera simba gaje ku munsi mukuru basereza ati uyu munsi ni mwiza imvura yaguye rero yabuze rero ntabwo yakunyagiye harya musuzongera kwibona nyiri harya rero ni umunsi mukuru wavuze gakondo kugeza uyu munsi uzongera kuvura mu ijoro ku itariki 15 birabyo ni bisanzwe hariya ngo iraba iyo ni ya mihango nyine ni imihango ya Afurika nk'uko yabivuze buriya nagira imihango yabo ku bavuzi gakondo hari abantu benshi babafata ati uvura yanaroga bamwe bakabita abarozi abo bantu namariye impungenge ko umuntu umenye ko warogewe mu kigage aho wakinywaga nawe ko ashobora kuba ari umurozi yego icyo mvuga abaroga babaho ariko ntabwo ari mu ishyirahamwe ryacu n'abana barimo barihishe kuko umuntu wese ugiye gukora ikibura kigaragaza wibiseka ariko abavura abarwayi nabo barahari hari abantu bitiriye ibintu ari binarega mumenye ko dufite ubuvuzi gakondo bwa kinyarwanda ari niyo mpamvu umunsi mukuru nyafurika washyizweho n'abakuru b'ibihugu abakuru b'ibihugu bateraniye Lusaka muri Zambia bashyiraho umunsi nyafurika w'ubuvuzi gakondo kuko baje gusanga hari ibyo dushoboye n'abazungu baza inahangaha yego bakaza kwivuza ku byo wari uvuze rero abo barozi barahari nk'uko abonye ibihuherano byo mwuka hari ibyo urenga hari ibyo gutega mu nzira kuki usubira n'umukobwa ajya gukora nuko wabura umuntu ajya gukora uko akakubwira ati rero uko ugiye gukora uzafunge kiriya cyumba ntazagire umuntu ujyamo kuko nta muntu usize barwa agasara akiruka cyane rero afite ubukwe amakanzu akayata uwo munsi amakanzu akayata munsi abakobwa barogera mu mamayo zabo bagira n'inama bajya bitwareka aho bagenda hose barakukuzinga n'abagabo nabo bagenda biyandarika ntibagomba rero kwitwarika kuri icyo kintu niyo mpamvu hari n'abagabo bagenda biyandarika nabo barogera muri wa mutungo wa nyuma w'ibyishimo nawe arabyumva arimo kutureba atwaye n'abagenzi be agasama amakara kukarinda cyane ntabwo abantu bose baba bagukunze kandi uzareba ufite ubukwe n'ibyishimo hazamo ibindi nawe byashoboka burya abagabo biyandarika bakunda kubarogera muri bya bintu bindi by'ibikoma cya gikoma cya sosomo nicyo bagufatiramo akaguhanagura akabibika ukagenda nyine ukagumaho ugasanga ugeze iwawe mu rugo nta mahoro ufite ariko wajya kuba nyirakamana ugasanga wabaye ibintu biracamo bimeze bitse kandi uri umuntu w'umugabo wibashye byavuye he ibyo kandi murabivura turabigerageza kuko ntabwo tuvura indwara zose ariko icyo nari mubwiye cy'abo bantu bavurwa izo nda n'ibindi ibyo ni ibintu bikorwa cyane twagiye duhugura n'abantu mu buryo butandukanye abavuzi gakondo rero kuri uriya munsi hari bimwe mwagaragaje ni ibiki kizwe n'iki mufitiye intumbero imbere ndabanza gushimira abavuzi gakondo bo mu Rwanda bose ukuntu bitanze ntago ziriya modoka mwabaga n'ukuntu babaga bangana buriya byari byiza hari umuntu wundi umaze iminsi utuvangira yitwa Nyirabineza Gertrude yagiye abuza abantu bamwe na bamwe ariko baranga baraza namubonye ko yaje n'imwe stade akihisha ubonye ko ukwezi kwakoze inkuru yiwe kandi mbashimira abakozi bo muri Goodrich ko mutagiye mu kwaha kwe ariko abaje mu munyamakuru za mu nkuru yarangiza agahita agenda atayikoza akajya gukora indi nkuru kandi uyu munyamakuru ukora inkuru y'impande ebyiri ukabaza ukumva uko bimeze twe nabo twari tuje muri ibyo bintu ariko ndabashimira ko baje zira kwasiteri mwabonye n'amabenzi n'ibiki nuko byari byaje hariya ndashimira na leta y'u Rwanda uko bajya muri polisi bavuga ibitari byo polisi turabisobanura n'abonye umunsi mukuru wabaye mwituze nabonye ibyishimo byari bihari nabonye abandi ibihembo twatanze kugira umuco wo gushima no kugira icyo akoraho ejo rero nabwo twakiriye abandi bantu muri komite we bavuyeho vice perezida we n'uriya wo mu karere k'amajyaruguru Beti Etienne uko abantu bagenda bamuvaho nuko babona imikorere itameze neza icyo rero dufite buriya tuzabatumira turateganya ikiganiro n'abanyamakuru tugateganya no kujya mu tundi turere kugira ibyo byangombwa babibone dukorere ise mu turere tujye muri gahunda z'iterambere ikindi duteganya turateganya mu kwezi kwa 11 kwa 12 kuzajya gusura urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi muri Mata kwa Gisozi mujye mubitegura munabitangaza ari ibintu biri official ntibibe nka za nka
nka zaje perezida wa repubulika kiriya ni ikintu nahoze mbisoma mu bitangazamakuru ngo yakusanyije amafaranga miliyoni 9 harimo imwe y'umufatanyabikorwa ngo zibaye 10 ngo harimo 4,800 zari kugurwa inka zihabwa nyakubahwa perezida wa repubulika ngo nk'umuganuza nkumva gukinisha amazina nk'ayo tugiye kwegeranya amafaranga tugiye ku rwibutso kunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi twarangira tukumva amafaranga yaburiwe irengero hari ibintu byo gukinira mujye muvuga ati reka twizere ko bya bibazo bizaba byarakemutse mufite imiyoborere mizima noneho icyo nongeraho ayo mafaranga yatse CN yarabibabwiye ejo hari izindi nzego zidukuriye zagezeho ndabamenyesha ko twatanze ikirego muri RIB n'ubu twibaza impamvu batari bamuhamagara bakavuga ko bamuhamagaye ubu rero hari gahunda twafashe nka komite ntago His Excellence ari umuntu wo kugenda uvuga gutyo nta nka yagutumye niba uri umuyobozi uyoboye ikintu mu gihugu kora gahunda ya gira inka tanga mituweli kuri mufite abantu akarega bavuje n'abakiri nta bantu bafite gahunda mwabonye ko kuva yeguzwa nyuma yo kuwa gatatu niyo yatangiye gukora ibintu nk'ibyo ngo agaragare ko ari gukora ese gitorwa 2019 yeguza abandi kuki atabikoze ibyo mubwiye na komite y'uwe nawe Imana Betty n'umunyamabanga murengera Ntwari Jean Bosco mubwiye ko tuzajya mu kwa 11 ubu twe dukora ikintu nako cyemejwe n'inteko ngiye tuzajyayo kandi ni umuco twatangiye mu ihuriro kuva 2011 twajyanye na Dr. Kira Emmanuel n'abandi nujya no kuri YouTube ukabyandika urabibona umunsi mukuru nyafrika 2011 wabereye Nyanza kudumvanya kwa ministre wa finance ari we bari baduhagarariye tugana ku musozo urabwira iki hari ibyo twumvise hari abashingiye cyangwa begamiye kuhoza ari presidente wa AGA bashyizweho cyane ko hari abatangiye kugira nako kenge bakamwiyomoraho abasigaye rero abasigaye bagira inama nurangiza mu gushoza unagire message uha abanyarwanda igamije kubagarurira icyizere nk'abavuzi gakondo nyuma y'izo yegeregere zose icyo nimvuga abo yarajyanye turi kubigisha ubu tugiye kuri cyo bita mobilisation umuntu umwe ku wundi n'abandi mu mpamvu ko n'ikicaro cyo bundi bagihungishije baravuga ko yabuze amafaranga cyangwa ko twamureze ariko hari umumama wakoranaga hano Kicukiro mubona hari aho university y'abanyakenya nta cyapa kigihari ubwo n'imikorere nayo idahwitse hari secretary nawe ari kugenda muvana uko yereka abantu ibyiza bihari byo gushyira hamwe tudatandukanye kakongera ubwo wamvana ku buyobozi ntabwo imbuza kuvura ariko icyo nabwiraga abanyarwanda dufite abavuzi bukuri ariko dufite n'ababeshyi ubu nicaye kuri televiziyo mvura indwara zose ntaba mbeshyi hari ibintu baduguyeho kera cyane no muri Nesi nayi ahantu hatandukanye ko tugomba indwara ikunaniye umuntu umutransfera ahandi ku mugenzi wawe ukurusha ndasaba buri muvuzi gakondo w'indwara inaniye kuyihundi ko abantu bahari batandukanye ariko none abitirira indwara zitaruzo bagakabya niba babona tubatanzemo raporo bagafatwa n'inzego z'umutekano bazihangana turasaba gushyira hamwe no kugaragaza indwara ikunaniye ukahereza mugenzi wawe ko bahari nk'urugero ushobora kuvuga ngo abantu bavuza amasaka hari abantu uyu munsi nzi ujyana amazi nahe no mu gacupa akawukoresha amasaka hari abakoresha inzuzi barahari ni bake hari n'ukoresha amazi ntabwo ibintu byose uko wakunze reka twumve telefone aha wakurikiye topiki aha uri nduherereye Nyacyonga uravuga iki ku bavuzi gakondo Kanyami nta kintu wabaza umutumirwa Kanyamirwa musezerere Kanyamirwa ngo yadukurikirana gana ku musozo hari message wari ugiye guha abanyarwanda muri rusange nangiye kuvuga message yuko abanyarwanda niba dushobora kujya za Eldoreti tukajya muri Kenya tukavura abantu kubera n'izinanya kwa Perezida Republika yubatse ngo twari 2018 Eldoreti iyo mituvuga y'abagabo n'indi hari umuntu twari kumwe ariko sinamuvugize no ko wabugiye gukora publicité kandi ministre y'ibyo atubuza ariko abo twari kumwe itsinda twari kumwe iyo miti yarashize kundi twari tufata muri stock bavuga ati abanyarwanda ntago ari bateka muto iyo ni isura nziza mu buvuzi dufite twajya Nairobi ejo bundi twari 2019 twari Dar es Salaam
bati abanyarwanda bafite ibintu donc icyo mbabwira nuko dufite indangagaciro abatubuzi hanze bahari baruta abari nangaha ikindi navuga nuko umuntu uzaza ugira ikibazo wo mu ihuriro imirangi mwaza kuyibaha cyangwa tukazaba niya perezida 0782 kane kane 19 60 0782 kane kane 19 60. Yes, izo ni nimero z'umuvugizi ngira ngo tugana ku musozo. Turagushimira ko witabiriye ubutumire ukaza gusobanurira abanyamuryango ba AGA ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange ikijya mbere. Murakoze nayo ndasoza ngira abavuzi nabo bavura bakakabana amafaranga mu buryo butari bwo nibo bavure cyangwa ko yamusubiza ariko nuvuye nawe najye guhigura cyangwa ngo yishyure nabo badufasha ko harimo abantu bavurwa barangiza nabo nibatanga amafaranga. Isoza hababwira ko abavuzi gakondo bose mugenda mubita abapfumu ibyo bintu bitari byo. Tunabwira abanyarwanda ko tugiye gukora n'ubuvugizi ku itegeko kuko twaje kumenya ko itegeko rigiye gusohoka kuko ntabwo riremezwa cyari proposal hari abavuga ngo abavuzi ngoma ngo n'abapfumu ntibemewe kandi itegeko rya mbere ntabwo ryacagamo abantu biki nekiza ko ari izindi nzego reza gukorana ubushishozi ahubwo itegeko rigasohoka ryemerera abanyarwanda bose mu kuvura utujuje ibisabwa akajya ku ruhande ariko utavuze ngo uvuze ingoma ngo ugira gute gupfumura niki reka tuzabiganiraho ubutaha tuzabigaragaye uwo bitaga umupfumu n'iki bwame uragura ninde kuko n'ibyo mu cyumba cy'amasengesho ukavamo bataguhanuriye urababara ubwo bose so bagupfumuriye bwo ko atakwe kujya kubona imodoka ngo bakundanye n'umwuka w'imodoka ntabwo ari twe bavuzi gakondo gusa bose ari abapasiteri tuntu twagucya umuntu ari ahangaho afite umushwari yari kugira gutya n'inkoni abakristo bakishima barishimye nyine none ngiye muvuzi gakondo bafashe ikaramu yanjye ndi kwandika nkubaza ngo ni ikibazo ubwo se ibyo tuzabihuza gute ubuvuzi gakondo ntabwo bavuga kwiga ariko dufitemo n'abafite za lisansi na dogiteri uzambwira utamba kuzanire kuko ushobora kuba umunyamakuru ejo gakondo ntabwo ari amashuri n'uyu munsi ushobora gukira umuvuzi gakondo barimo bambona twiga bavuga atari kuriya ko twiganye ibintu atabizi ibyo byaje gute bihita bitandukana hari ikintu bita impano mu buzima dogiteri yego beta dusoze ikiganiro cya Rwanda twifuza twari twakiriye umutumirwa Aimable Sandro ndetse n'ikiganiro kibanda ku nkingi za guverinoma mu mibereho myiza ubukungu iterambere n'ubutabera kuri uyu munsi twari twaganiriye ku ngingo eshatu zitandukanye kandi turashimira abantu bose badukurikiye yes abaduhamagaye batwandikiye ubutumwa bugufi mwese turabasuhuje kandi tubifurije gukomeza kugubwa neza tukazongera kubana kundi wa mbere turi ku munsi wa mbere gatanye wa mbere w'icyumweru ugana muri weekend tuzagere no muri weekend amahoro mwakoze kudukurikira ikiganiro u Rwanda twifuza nakagaruka.